Nshuti za Shishoza TV1 turabashuhuje. Uyu munsi tugiye kuganira iterambere, uko utera imbere muri business, nuko uhuriramo n'ibisitaza utateguye, aho abo mugendana ari bo bakubera abayuda ngo bagusubize inyuma. Ntibakibita abayuda kuko abayuda ni izina rishaje, ni izina ryo ku gihe cya Yezu. Uyu munsi hari andi mazina mashya, babita ba Bucyana, ba Kagurube, Anje cyangwa marayika wa shitani. Bisobanuye ko ivuze Bucyana uba uvuze umuyuda, ni uwo mugendana ariko ukeneye kukubona mu iterambere ryawe wasubiye inyuma. Aba barangwa n'iki? Aba barangwa no kuvuga amateka yawe mabi. Urugero, Batisikovia ntiyize. Batisikovia yigeze gufungwa. Theo w'ukwezi yigeze gufungwa. Jean Paul Nkundineza yigeze gufungwa. Ibi babivuga si uguteza imbere Sikovia, si ukumwifuriza icyiza, si uguteza imbere Theo, si uguteza imbere Jean Paul, ahubwo ni ukwifuza kumusubiza hasi. Barabona hari iterambere afite, wabisubiramo ukumva ko yasubira hasi nk'uko yahoze. Nta yindi nyungu, ni ishyari. Mu maso yawe baragira bati wenda kwemera, inyuma yawe baturiya yigize intyoza. Niba ujya ubona abantu nk'aba, menya ko iterambere n'intombero ryawe biri hejuru yabo, kuko umuntu agukurura bitewe n'aho ahagaze. Iyo ari imbere agukurura kujyana imbere, iyo ari inyuma agukurura kujyana inyuma, kuko niho aba ahagaze. Muri make, iki ni ikimenyetso cyiza kuri kuzamuka neza, uri mu nzira nziza. Komeza inzira watangiye. Ntibikorwa n'abakure, ahubwo bamwe mugendana ariko mu by'ukuri utamenya aho bareba, barakujijisha. Ni ba miryezi. Iyo akureba ugira ngo murarebana, ariko mu by'ukuri ntabwo ari we, ntabakureba, abakwihishemo. Icyo akwereka ko areba si cyo areba. Uyu bamwita Kagurube. Urundi rugero rwa hafi, baguhaye poromosiyo mu kazi, bagahita bazana ibintu bya kera, bakazana ukuntu wakoperaga mu ishuri, aba bakuvuga udahari. Bakazana ukuntu ukunda abagore, bakazana ukuntu wigeze kunywa ugasinda umunsi umwe, n'ibindi namwe muzi mwese. Bakuzamuye mu ntera, bakugize minisitire, bakugize depite, bakugize gitifu, cyangwa undi mwanya mwiza mwese muzi. Aba mbere bazagusenya ni bariya mugendana, nabo musangira ku meza amwe. Ntibifuza kukubona uri hejuru yabo, wabarenze. Byinshi bazabikora bucece, ariko imbere yawe bakoma amashyi bati twishimiye intsinzi yawe. Iyi niyo mpamvu ituma abantu baroga, ni ishyari. Wumvise neza, umuntu akakuroga ngo utabaho kubera iterambere ryawe. Nta kindi mupfa, ni ishyari gusa. Ntiyifuza kukubona wamurenze. Urundi rugero, ugiye kugura inzu ya miliyoni 50, ariko wumvikanye na nyiri inzu ko uzamuha miliyoni 30, izindi 20 ukazimuha mu cyumweru gitaha. Aya makuru ukayasangiza inshuti yawe, ukayasangiza aho mugendana. Ejo wajya kwishyura ugasanga diru yapfuye, ntiwamenya uko byagenze. Abo wabikije ibanga bakugiriye ishyamba, babwira nyir'inzu bati uriya muntu ejo banki yamugurije miliyoni 100, ntiwemere ideni, niwanga ideni arayaguha yose turabizi. Ejo wajya kwishyura bikanga. Ntibabikora kubera ko bafite amafaranga yo kuba bahishyura, babikora kubera ko bashaka kukubona wasebye, kubera ko bashaka kukubona utabarenze mu iterambere ryawe. Urundi rugero rwihuse, umucuruzi akakwemerera imari ku ideni, akakureka ugashyira umuzigo mu modoka yawe y'igiciro ugapakira. Wajya gusohoka ati ntiwishyuye. Arashaka kugusebya, arabizi neza ko n'ubwamamare bwawe nagusebya urikora mu mufuka ukishyura. Nupakurura umuzigo urabusebye,
inama ku bacuruzi. Ufite bizinesi nziza ariko ihoramo intonganya nk'izo. Ufite akabari ariko buri munsi iyo utahakubitiye umuntu, iyo bataharwaniye umwambura utwe, akabari n'induru, kabaye induru. Ntimuzi icyo mukora kuko muraga bizinesi yanyu nabi. Niba uteye utyo, irinde intonganya muri bizinesi yawe. Inama ku muntu uri mu iterambere. Abayuda ni abakera bahozeho, nubwo bitakigezweho, bafite andi mazina. Nta na rimwe bizabura mu iterambere ryawe. Uri mu iterambere, niba uhura n'ibibazo nk'ibi, niba bavuga amateka yawe ya kera kugira ngo bagusenye, ni uko babona hari aho ugeze. Niba umuntu agusebeje, uri mu iterambere, komeza inzira zawe, mwihorere. Ingurube ikunda umwanda. Niba witwa muri amwe mazina twavuzemo haruguru, ntibigutere ikibazo. Ni nk'uko wakwitwa Yuda, Kagurube, marayika wa shitani n'ibindi nkabyo. Ni amazina nk'ayandi. Kenshi igihe cyose uri mu iterambere udahuye n'ibibazo, waba utari mu isi. Urugero mwese muzi nk'ibintu bikunda kugaragara mu itangazamakuru twavuze haruguru. Muzumva abantu benshi basubiramo inshuro nyinshi, asubiremo rimwe, yongere bwa kabiri asubiremo ati Sikovia ntiyizi. Ejo niyongera kumuvugaho avuga ati Sikovia ntiyizi. Wareba Sikovia ugasanga ibyo akora arabishoboye, ugasanga ibyo avuga arabishoboye. Ntuzite ku magambo. Niba ukora business, ntuzite ku magambo y'abantu. Abantu mu bandi niko bateye. Isi ntizahinduka, wowe ubwawe wahinduka. Nta kidahinduka usibye guhinduka. Uri muri business, uri guhindura ubuzima bwawe, urarwana n'iterambere ryawe, ariko abo ushaka gusiga hasi mu mucaca barakurura bagusubiza hasi. Ibi nabyo bizahoraho. Ku bwa Yezu, abasangiraga nawe nibo bamugambaniye, ni Abayuda. Reka twifashishe Bibiliya. Matayo 26:23, aho Yezu avuga ati, uwo duhuza ikiganza ku meza niwe unshyira mu maboko y'abanzi. Reka twiyongeze umurongo wa 24, haragira hati, umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibyajyaga kumubera byiza nuko aba ataravutse. Reka twiyongeze n'umurongo wa 25, Yuda wari ugiye kumugambanira aramubaza ati, mwigisha ni nge? Aramusubiza ati, wabimenye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Muri make, ntukabe umuyuda, ntukabe bucyana, ntukabe mirari. Mugire umutima mwiza, ntimugasubize abantu mu iterambere mubasubiza inyuma, ahubwo muharanire gutera imbere, muzamuke mu bakuru mubajyana imbere, aho gukura mujyana inyuma kuko ariho muri. Wowe uri muri business, komeza inzira watangiye, komeza urugendo, kandi witegura igihe cyose guhura n'abagukura bakusubiza inyuma, kuko Abayuda ntibazashira. Mwakoze kudukurikira. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ntibibagirwe gukora subscribe, kora like, kora share. Niba uzi umuntu ibi byabayeho, mubwira uti pole, hangana n'Abayuda na Yezu byamubayeho. Naho ubutaha.